umugoroba mwiza, ibihe byiza kuri wowe ukurikiye Prime TV. Aka kanya by'umwihariko 411 you know, reka twizere yuko aho uherereye hose, intara zose urimo, umujyi urimo, buri muri Amerika, buri Belgique, buri yes muri Amerika uratureba. Se Manowa nagatureba. Manowa nagatureba ari muri Amerika. Abandi bomvise ibindi. Yes, hanyuma rero reka twizere ko aho muri hose muguwe neza, natwe tuje kugira ngo dutume umugoranyo ugenda neza. Of course turaje kugira ngo tugende tubafasha kugira ngo dusoze weekend tumeze neza, turi na vibe, turi mu mavuta. Nuko nguko. Umeze ute? Daho ndakomeye. Urashima Imana? Hari ibintu wanyemereye utigeze ukora, reka tubyihorere. Ibyumweru wamaye byararangiye, urabyumva nawe, sibyo? Iki dukomeze. Okay. Kugira ngo rero twihute, sibyo? Dutangire dushimira abantu batumye dusa fresh, dusa neza. Reka ntangire rero nshimira muri Arz Salon, you know, murabona noneho mu mutwe ukuntu wameze. Umva se mwaragowe cyakoze abahungu kuba mutagira ibintu muhindagura n'ikibazo. Uramusa look imwe ni ikibazo. Ariko reka nshimire Arz Salon kuba yabigizemo uruhare ngo nse gutya. Bakorera ku Ruyenzi. Umuntu utuye ku Ruyenzi nihe handi ukorera, nihe saro ukoreramo atari muri Arz Salon. Niyo saro y'abasirimu, saro y'abantu nyine, you know, ikorerwamo n'abastar. Urumva kubicyamamare nkanjye njya gukoreramo, wakorera hehe handi? Yes. Basange rero ku Ruyenzi hejuru ya Banque Populaire du Rwanda muri first floor. Haba hari icyapa rwose uhita ubibona neza ku Ruyenzi hariya muri centre niho bakorera. Hanyuma nurangiza abantu numvishe mutangiye kunshimira ngo Diana thank you kuturangira ahantu tugurira imyenda iri class. Yes. Nawe kandi niba ufite ibikorwa byose ne twamamarize nta kibazo. Genda rero muri Chic mu mujyi, uri kumva muri Elegancia Fashion Shop, umukobwa wanjye yitwa Shukuru akwambike use neza kugira ngo mborohereze, kuko Chic ari nini abantu barayoba. Ariko iyo ufite nimero ye biroroha, muhamagara ugahita umubwira ngo ko ndi kuri Chic, uri hehe nkugereho cyane ko akorera muri ground, sibyo? Muhamagare rero Shukuru nimba ukeneye kugurira girlfriend wawe cyangwa se nawe kwigurira cyangwa se umugore wawe, hamagara Shukuru kuri 0784 542 642. Ubundi ushimire nyuma. Kwa Eric Bihoro nimba wumva ushaka gusa neza imyenda y'ubwoko bwose abayifite, nimero ze ni 0788 50 83 ubundi ukagera muri Chic muri C18 ukamubwira ngo ko mpageze dukorane gute. Ubundi nimuhagera muzanshimire nyuma. Hanyuma nitwa King GD, ndi kumwe na Princess Diana. Ndumva twafata akaruko gatoya ubundi tukazamuka n'amakuru. Yego. Yes, tukaba turagarutse rero mu makuru yacu bisanzwe. And hanyuma iyi nkuru ya mbere tugiye guheraho ni inkuru ya Theo, bose babireba muramuzi, ni cyamamare aririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Ubwo rero yageraga mu gihugu cya Mozambique, Theo yakiriwe nk'umwami. Uri kumubona nawe n'ibyishimo, ashagawe, afite aba bodyguard, afite abantu bamuri impande n'impande. Uri kumva mbese no kwifungura n'umuryango n'ibintu bintu babiryoshye. Bino bintu uri kumubona Theo wose muri Mozambique. Ubundi abavuga butumwa babacungira umutekano kuri gute? Urukumva noneho abantu baje kumwakira nabo ntago bikoragaho, baje bambaye kuko nk'abantu baje kwakira icyamamare giturutse hehe iwacu, Prophet Eric wa Yesu
niwe wamutumiye muri ibi bitaramo bikaba rero ari ibitaramo byatangiye guhera ku wa gatanu cya nyuma cyabaye uyu munsi ku cyumweru urumva ko ndi kumubona rwose Theo bose babireba amamoto ku mpande imodoka nziza nta nubwo yitwaye afite shoferi kubyumva ubundi ngo abakire ntago tujya twitwara ngo tuba dufite umushoferi uri kubona akamaro k'ijambo ry'Imana burya nta muntu wakoreye Imana ngo yikorere amaboko niko bajya bavuga kandi Theo uri kubona ko bino bintu byamuhesheje isura nziza bimwongerera ikindi cyubahiro kuriya nyine mu kindi gihugu kitari n'ike ubona ni respect hanyuma tuva kuri Theo reka twigire kuri Davis D Davis D muri kino cyumweru turi gusoza yagaragaye ari kumwe n'umukobwa arangije aravuga ati uyu nguyu niwe sheri wanjye mubimenye uyu nguyu ni umukobwa dore igihe namubahishiye dore igihe nagize gute ariko noneho ndabyereye dore keya dore keya uburyo cy'abandi basore bazi gufungurira abakobwa amamodoka naho mwebwe muba mwicaye sheri tugende twageze aho tujya imodoka se bajye babafungurira iki ndavuga abazifite ariko si nawe bategera akamoto dore ntambuko dore ntambuko ari kumubona kamukubita n'akarabyo kari akantu kaciyemo ni agaki ni akantu ubonye k'akanyugunyu nawe turahaba se uri kubona bari kurebana akana ko mu jisho ubona arishimye rwose baratembera mu mujyi rwose banezerewe uriya mujyi bahita ngo iki Ubufaransa uriya munara bahita ngo iki ntabwo munsi excuse me biri mu nkuru none usibye ko biri mu nkuru uriya munara ntabwo uzi ko wawita bawita oya ntabeshya abanyarwanda no uvuge nta kibazo oya aho kubabeshya napfa rata Mr. King GD hanyuma rero tuvuye kuri iyi nkuru reka twigire muri Nigeria aho umugore yiyahuye kubera yuko umusore bakundanaga yamubenze agashaka undi mugore ni ukuvuga ngo uyu mugore rero ni nyuma yuko yakundanye n'umusore bemeranya kubana bemeranya ko bazashakana hanyuma akajya akora amafaranga yajya kuri konte yaramwizeye aramwizera umwana w'umuntu agira ati ariko turizera sibyo hanyuma akajya akora ajya kuri konte ye rwose rero uramubona nk'umuntu bagiye kuzagira gute bagiye kuzabana umusore arangije uyu ni umumama afite n'umwana w'imyaka 7 by the way arangije umusore avuga ati reka njye ntabwo nashaka umumama hari abana bahiye abana bakeye afata amafaranga yose akoramo igikwi afata amafaranga aragenda ashaka umukobwa w'ikizungerezi mwiza arangije akoramo igikwe umugore biramurenga aravuga ati ibi ntabwo nabyihanganira sinabwo nagufite ntabwo iyi depression nabana nayo arangije yiyambura ubuzima eske wowe asiga umwana w'imyaka 7 wowe udukurikiye mu by'ukuri ni iki kintu umuntu yagukorera ku buryo wakwiyambura ubuzima bwawe ngewe sha ntacyo pe wambwiye icyo yankorera se nkaburara byonyine ko aribyo bapfuye bagaruka wenda nk'iminsi 3 bakagaruka kureba wambwiye icyo umuntu yankorera nkabwirirwa apeti yawe yo ni umunsi nshuti ni iki ureka kujya kure kwiyambura ubwira abantu sibyo nimba wumva ufite nk'akantu hari igihe umuntu ajya ahura n'ikibazo cya danger ukumva urihebye ukumva icyo kibazo jya ugiha umwaka s'amezi 12 ni ukwiha igihe urumva kuko hari igihe uhura n'ikibazo ariko nyuma y'amezi nk'abiri ikintu cyari cyaragutesheje umutwe wakumva wiyahura ukakire ukumva waseka hoya buzima ni bwiza nta mpamvu yo reka twambuke hanze y'Afrika noneho twigire kuri R Kelly ngira ngo abantu bamumenyereye ari nk'umwami wa R&B mu minsi ishize twagiye tubabwira inkuru yuko R Kelly yakatiwe imyaka 30
ku byaha yagendaga ashinjwa bitandukanye birimo gufata ku ngufu, ariko noneho ubu ngubu yahamwe n'ikindi cyaha cyo gukinisha umwana filime z'urukozasoni atujuje imyaka. Icyo nacyo baragishyiraho indi myaka. Ni ukuvuga ngo hari ibyaha bigera kuri 13 yari asanzwe aregwa, ariko muri ibyo byaha byose yahamwemo n'ibyaha 6. Yesu we, byiyongera ku myaka 30 yari yarakatiwe. Wenda sinzi nka hano mu Rwanda ukuntu biba bimeze iyo ibyaha uregwa, hari igihe wenda urukiko ruvuga ngo reka tubigendeho byose, cyangwa bagahita bavuga ngo reka turebe igifite uburemere aba aricyo twibandaho. Iyo rero hari igihe bashobora kubiteranya ugasanga akatiwe za miliyoni. Ni hatari, ariko nyine urumva nyine abantu bajye bitwara neza, sibyo? Abantu baba babibona ko kuba icyamamare, kuba iki ntago bikubuza gupfa, ntibikubuza nuko icyamamare umuntu uwo ari we wese aba agomba kugendera ku mategeko, ukayica ugahana. Ni n'ibyo ngibyo kandi. Hanyuma iyo niyo nkuru yari tugejeje ku musozo, sibyo? Reka rero dufate akaruhuko, ariko hagati aho ngiye kubivuga ko wibagiwe. Ntabwo bishoboka. Bishobotse bitese. Muze mudufollowing ku mbuga nkoranyambaga zacu. Ni kuri Princess Diana _250, ubundi tujye tubana aho bibera. Aho niho bibera. Bakaba bamenya ubundi iyo utari hano ariko rwose ubu uri mu biki. haba hahiye. Nanjye rero ni ukunsanga kuri King GD rimwe, ubundi ibintu bikagenda neza cyane. Ngira ngo reka dufate akaruhuko gatoya, noneho tugaruke muri social media street. Yes. Social media street, social media street, social media street is 24/1 social media street, social media street, social media street is 24/1. Social media street show. Street. Ariko hari abantu batwumva barumva. Abantu baba barize neza. Abantu badukurikiye n'imiti. Tugezaho. Abantu badukurikiye n'imiti. Tuba twarize neza. Wikwisobanura, reka twigire muri Laugh at My Pain. Master Remark. Jesus is Lord. Somebody once told me the world is gone. You ready? Bye bye, Tata, goodbye. 85, 88, 45. Ariko Miguel we. Ikintu kimubabaje cyonyine. Miguel arasekeje. Ikintu kibabaje cyonyine. Miguel. Biriya biryo bimenetse. Shawe wacyumbara konseso jidi. Noneho reba n'uyu. Ayaya akutiti. Wari woga like ukitunganya ugiye kurya sibyo, warangiza wenda nk'urugero ugiye kurya nk'ikisi. Wenda ujye urya ibijumba. Ego. Ubona ikijumba nyine ugifata mu ntoki sibyo?
useka se komeza Si ibyo numvise bya uko ubigenza. Kinyarwanda. Yes ndagifata nyine ubundi wagifata utagiye kwa kundi wenda kugitona wenda nigitonoye kikaba kiragucitse kikubise hasi kandi urashonje wagitora ntagitora byaterwa n'abakiguye. excuse me kiguye ku butaka cyavuye mu ki cyavuye mu ki cyaravuye ariko twacyogeje twakigize neza okay wahita ugihata noneho ugakuraho imyanda nakumvise nawe ukunda ibiryo rwose uyu muji rero nawe reba ibimubaye sibyo arabwiriwe nka sara wabitorara bakiguye muri uriya mucanga kiri ariko ni igiki apo kiriya wagitora ampaye nka jiti kereka kiguye mu cyondo karabaye reba ariko bino bintu bijya bibaho sha igihu urakizi imvura uriya n'uw'igihura sara atari igihu noneho reba uyu aba basinzi ibyo bambereyemo ahubwo umuntu wa rasitike uyu muntu ni ibiki yari arimo kariya kantu uri kuba wumva ukuntu kababaza ni ibiki yari arimo yari muri siporo yari muri siporo areka rwose ukagacimbura kariya kantu karababaza tuve muri lafati mayi peni tugende turebe n'akandi reka dukomeze n'akandi kavidewo reba disi wakoshe bebe umwana yasinziriye we hari abana babikundira amazi yayageramo agahita asinzira reba ukuntu umukozi ari kumureba ni umukozi cyangwa ni nyina yo ariko nk'ubu utungutse kuri ugahita usanga umwana wawe yasinziriye umukozi wawe aricaye ngo ntungutse mbwira ukagera nko mu rugo yego ugasanga umukozi yicaye kuri ari kureba agafilime yego ngasanga umwana wanjye ameze kuri sibyo ameze kuri ari mu ibase batwandikire batubwire dore nimero ngizo yasinziriye ameze kuriya wabigenza ute tubu nagukorera iki tumubwira ati mu nzu ujya mu cyumba uraramo ufata utwawe genda ufata utwawe uzinge sinkubona ahangaha ariko rero hari igihe ariko nanone usigiye umuntu umwana sibyo buriya ni umufasha ariko rero ugomba kumenya ko ntabwo tukibita abafasha abakozi dusigaye tubita abafasha twabahinduye izina ariko ni nabyo n'abafasha ukamusigira umwana umwizeye sibyo ugasanga umwana yasinziriye hariya ariko uri no kumureba ibyo bintu waba urimo byose wabireka ukabanza ukamwitaho umwana ashobora gusinzirira isegonda rimwe mukaba mwarimo muganira yaraye kuganira n'umukozi ako kanya ukajya kubona ukabona arasinziriye yego noneho kuri ukabura hatungutse rimwe akahita agira gutya nawe ukabura hatungutse uri nyirabuja ujya urera abana abana se sinjya mpura nabo ujya urera abana nicyo kibazo mubajije njya mbare urera abahesha wawu ncwi ndabikunze abana ndabarira nkanabaheka umwana yasinziriye kuri aho ndobere n'abaheka ndumva ari byiza nkakubitaho agashare n'iki agaki share kuri ako nasinzira nuko abayobozi aho asinzira aryame ngo asinzire neza sibyo nimba rero ubonye umwana ari gusinzira atangiye gutsindira mufata umuheke sibyo cyangwa se umujyane kuryama hari abana banga kuryama ukamujyana arimo arasinzira agahita arira agahita akanguka warabareze koko uzi ko ujyana umwana kuryama ari gusinzira agahita akanguka ampaye iyi keke ni nka ya yindi jidi yankoreshereje cyadusabye icyuma kigize wabaye ute ko twayikase bose babireba ariko reba icyuma kiracuritse umva cyaba gicuritse cyaba kidacuritse keke noneho reba ibuye ari gukubitisha ukuntu rigenda rivungukira hariya ariko ubundi iriya ni kekera iyi keke yagukura amenyo iriya keke ibaye ari ikozwe nko mu mucanga iyi keke yagukura amenyo ariko iba yabaye barafu bayishyize muri freezer irangije iba barafu ariko se bayiretse nyine ikabanza ikumuka nyine ese barajya kuyirya ikonje kuri ruriya rwego urumva ari ngo jealous is the last class to attend before becoming a witch
yes ariko it's rero umuntu true. nkuriya ngo ishyari niryo shuri rya nyuma wiga mbere y'uko uba umurozi. That's true, totally true. nkuriya muntu hari igihe aba yaraguze akamodoka ke akabona abantu bari Jidi hari abantu bagira ishyari urabyemera ribaho cyane. ubu hari abana mwiganye kumva bari gustrugglinga cyangwa se yes babuze akazi bari kukureba wenda bamwe si bose kuvuga ati Jidi buriya yageze hariya barabizi naratwikaga ese umuntu yangiriye uriya muntu aramutse akubonye yanakwica. ariko hari abantu ubwo baba bavuga ati umusaza ubwo kari gufatwa ejo bundi yego ariko abivugishwa ibyo ngibyo umuntu ashaka kuvuga ati shamani waragafashe ni byiza I'm happy for you ariko ku mutima ari kuvuga ati umuntu aba afite igeno rye. yes ariko mu by'ukuri ishyari ntabwo ari ryiza sibyo ishyari ntabwo ari ryiza mbere yo kuba umurozi nka kuri babivuze ishyari niryo shuri wiga ukaba umurozi buriya wagize ishyari nta kintu utakora kandi mu by'ukuri twese dufite buri muntu wese afite umugisha we ngo umuntu akwigisha inzira wayinyuramo akababara. yes buri muntu wese afite inzira ye afite blessings yes nta mpamvu tujye twishimira kandi iyo wishimiye iby'indi jambo ry'Imana rya nyuma niyo wishimiye iterambere rya mugenzi wawe Imana nawe irakongerera. Pasiteri kazi Diana kandi mbona nzaba pasiterine ni ukuri shinga urusengero ndarushinga vuba apana hamwe ujya boro uzaze nkujyana ahantu hari shwadiri reka ibyo ariko iriya shwadiri ubundi wazayinjyanyemo ku cyumweru utaha tukomeze reka tukavideo dukomeze. yes wabonye abasore abantu barya kuma wabibonye nyine ndi kukubwira we musore ko turi kumwe hano ariko hari n'abagore nabonye barya kuma icyuma kireke kugira ngo ube bogari se bogari kazi baba bafite akaboko ushobora kureba ngaho rero reka mubwire sibyo ati bameze gutya ntibukunda of course n'uwanjye nyine ego cyakoze nizere ko agukurikiye ari kureba nyine nimba six packs ni iki wikundira six packs ariko rero hari abantu hariya hafi bawe ko bati cyazama ni iki wowe ntimuharirata benshi message mba nzi kuzibona ati cyama ni iki oya ariko ni byiza gukora siporo gake gake umuntu nyine agomba kuba ari fit wowe ariko ukunda kubyibuha badushyiriremo kuruta kuba fit oya who told you me njya muri gym like ndi kwivugira ku basore gatatu ni gake wumvise umuntu usetse se uriya ahora aseka ubusa dukomeze na kandi video ujya muri gym ugakoramo iki kibuno dukomeze uriruka uterura icyuma okay twakomeje Bye bye, Tata, goodbye. God, barapfuye harabibarangiriye. None se iriya elephant nese ntago ubonye ko babaye stuck mu mazi yego nyine navugaga reba nka kuriya bari kwirukanka ntago imodoka yayisiga nyine aba yari ahantu heza hazima hameze neza ko reba baguye mu mazi barapfuye rero birarangiye. None iriya boro uzikiterura imodoka igakubita hariya kajugunya iriya noneho reba iyi ni inye ni intare oh my god ukayakona ukabona irafunguye urugi waba upfuye byaba bikurangiye. Ariko se abantu bagenda mu maparike
buriya intare mwahurira mu nzira ntacyo yishotoye igahita ikurya. hari uwo yariye se batwandikire batubwire. ntawe yariye. ubu uri wagiye gusura nk'inyamaswa ukabona irakinguye wakora iki? ni ukwita nkwera. gahita sindya ibyipfushije. nita nkwera nka dukomeze. Reka dukomeze n'akandi ka video. shani nkanjye nkagira ngo umuntu akibagirwa. Kuki umuntu yibagirwa ku mutwe we ibintu biriho birafashe cyangwa byegetse? no imvuvu urazizi. Ese imvuvu zirakurya ku buryo wibagirwa nimba imvuvu zirakurya ugashaka ubundi ibintu biri ku stress hano ukahita ukuramo nakabahaye urugero ariko mwakumirwa. nawe bukuyemo se bakunshyiriye kuri kamera. Bankuyemo ariko uyu n'umusatsi wanjye dani uko bitakunda nagize guriya. uyu n'umusatsi wanjye nagizemo amakerire. abantu badukurikiye rega babazi ubwenge. bazi ubwenge nyine barabizi batubwira. ntabwo wababeshya dore ngizi iriya nimero. baraturiho umusatsi wanjye nakaraze gutya. niwo tuba tubireba abantu babasobanutse. bazatubwira abasirimu ariko abasirimu babizi bazi imisatsi aribo batubwira. ahubwo muri salo marayo iminota ingahe bateretseho akantu nkako si nk'itatu kagenda bagahita baterekaho. ntabwo wajya muri salo udafite umunsi wose. twikomereze. akamenyero. ariko umuntu akumenyereye ate? kariya ni akamenyero. ninde se kari uriya umenyereye uriya w'ibiryo wari kwirira mu mahoro ye? ese nyine umuntu akumenyereye gute uri kwirira mu mahoro? wenda akantu ka mbere bro ntabwo arya wenyine. akantu ka mbere nanjye tukisangira. ese vipi man niyo ukanansaba ukanambwira tukicara tukazana kandi gafusheti tugasangira. ako se urabiriye se cyangwa yijijisha? ko mbona wagira ngo se ntabyo uriye. umenya yahise amiriraho. mbeka mbikwemeze neza bro mana aka gafanta kawe nkajyane sibyo? ariko se vipi urishyura ko se buriya wakwishyura? ngwino n'ibibasi bitwaye. buriya wakwishyura? hari ahantu wakwishyura da cyangwa byo darinze niwe wishyura. we ariko kere kuri kurira iwawe nimba ari muri restaurant uwo darinze ibiryo niwe wishyura. none se batitaye kuwa biriye. abantu bo muri restaurant bakwiye kureba nimba nta mutekano bafite uhagije. harase ariko harimo kwangiza umutekano. se jidika nkubaze uramutse ushonje sibyo? ushonje bya bindi byahatari sibyo? ugasanga ugacanga ko nafite ibiryo warindira ko mubwira ngo ngwino ndamwana mukecuru cyangwa nukwita uzuga ukataka. umvunnye umutwe se? no umuntu wakwitira ibiryo ninde? nyine tekereza noneho umuntu ntumuzi ugiye muri restaurant nyine umuntu utamungiye ukozemo ntiwakarabye n'intoki ugakuramo inzara nayo ugahita ugenda ugahita uterura n'agafanta ukanywa. twigendele nahita nterura iriya sahane nkahita nkubika mu mutwe ibisigaye. amaze ntabwo uri mwiza dukomeze. uri gupretendinga. ni kuriya gusohokana abakobwa ni ikibazo. nta foto nta cyabaye. none se murashaka kwereka nde ko cyabaye? turashaka kwereka nde? turashaka gusevinga memories. gusevinga iki se? memories ziba mu mutwe ariko rwose ziba mu bwonko ntago ziba. umva rata abakobwa beza mujye mufata amafoto ejo amafaranga nuyabura uzibuke ko wari yanko wereka abantu ngati kaga champagne narakamwe. wongere posting inkoko wariye mu kwa 12 abantu bagire ngo wayiriye
kandi ariyo muri December. Ni Instagram yawe cyangwa se ni WhatsApp yawe uri gupostinga bitwaye iki? Nyine umva na postinga from Monday kajya kabaho. Umuntu akaba yarariye nk'inkoko kuri Noheli. Akiyongoza nk'ubu turi mu kwa 9 akaba postinze ya nkoko. Abantu bakagira ngo yayiriye. Kandi ntego tubati hari abantu bazi wagira ngo bashinzwe kureba kugenzura ubuzima bw'abantu. Iyi nkoko si yo mu kwa 12. Ese ahantu nagore warasohokeye cyagihe iyi foto postinze ntago postinze cyagihe iyi nkoko ko ndi kuyireba nkabona turaziranye mujye mureka abantu bakora ibyo bashaka bagutuburire wemere birebe cyangwa bireke ngenda kubwira ngo jidi ngo kora kuri ku izina ryanjye urebe status zawe Diana iyi nkoko niyo mu kwa 12 ndayibuka neza dukomeze na mobile waje demo yo Ronda ni kuriya ibintu bya binumva ngo abakobwa bajya bikora bina ariko ntagarabina basohokanye umwana no yes ukaba wasohoka cyangwa se we ndaje kugusura nikumva nese yaje kugusura babona ntaho muzahurira nanjye nicyo kibazo nibaza wenda yagiye kugusura ya arumva wenda reka tuvuge ku muryango narinzi kagiye kumwongera umwuka umva reka wenda tuvuge ko umuryango ufunguye azaba hehe atazigera ahura n'uriya mujyi musahura nyine akubwira ati narakwemeje banatuza ese ucyakuze Imana we hari abakobwa batagira ubwoba n'isoni byamva ngo biba abasore ariko n'abasore ngo bariba afata ifungo arariterura arangije sisa ndabazi twarabamenye subwo wakongeraho ikira ngaho mbwira biba bikurangiriyeho wamusaba imbabazi se wazisaba kugira ngo have amahoro si byo se yego hanyuma gutwara iki biga batipe tuba tuzi neza abatipe ngo mujye mukubita abakobwa sha ariko birani ibiki mwigize wamukubita iki tugeze umusozo wa social media zirarangiye none waryohewe washyirimo akandi kumva bashyiramo akandi kanyogezo urakabona mu kanya nimba mutarakora follow kuri Princess Diana mu byukuri ni ikihe cyamamara following hano mu Rwanda gitwika kirenze Diana ese ko mbona isoni zikwishe byuba proud oya nibyo biba binshimishije GD biba binshimishije yes ngwino natwe twifollowingire kuri Princess Diana akarongo 250 kandi abantu banyandikira bavuga ko mu nkunda ndabakunda nanjye abandi bandika bivuye ku mutima n'abandi mufollowinga mushaka kuza kungenzura hari abantu bagufollowinga batagukunze bashaka ndeba amapost nkasanga ndi gusoma ibinyarwanda uba watanze njye nisomera ibinyarwanda uba watanze njye mba ndi kuba hanyuma munsange kuri King GD rimwe umbwire ngo aho bibera muri kubona bimeze bite sibyo ubundi reka dufate akaruhuko gatoya tugaruke twakira umutumirwa wacu w'iri joro yes
yes tukaba tugeze hehe mu gace k'iki k'umutumirwa w'iri joro umva tumaze iminsi turi mu mwuka mu njyana ya hip hop injyana y'umujinya injyana y'iki injyana simbizi uyu nguyu nimba aririmba old school nimba ari new school simbizi araza kuba bitubwira gusa nawe arakuzwe hano yasohoye album ye yitwa Rwa Hip Hop nimba warayibonye icicikana ubwo wahise umumenya cyangwa se waragiye ureba post ku mbuga nkoranyambaga zacu nakunzaga kava kayo lala ariko iriya kava wa muga cyakoze uwo rero nta wundi reka nabanza aturapireho gatoya kugira ngo tubanze tugire ku mirongo nakundaga umupira nshaka kuza banka Rampadi nkunda Rampadi na niga naye ni nka Harvard nakuze mfite inzozi zo kuzambara nka Ragadi raga nkasoma kamwe umukunzi wanjye Muhadi ndumukozi mwiza nkora umukoro wa company ndumugome cyane ndumukoroni wa Germany njye utunzwe n'udushyimbo n'uducapati twicapati nyuma y'umusirama aragatsi nashakanye n'abako duhita tujya muri Onapo okapo teri ntambwe banyegetseho itako Interpol yabuze icyayi nshinja mvukana isaro muri saro ndatabaza Imana ikabwira Prime allo Oli Racine karibu sana muri 411 Racine ça va ni fresh byatari biracamo na mutima mu bintu ni trevi album witaye hanze oya yaje gushyiraho dread rya album duheruka nafite agakiriku ariko wapi zimaze igihe ariko tu zimaze almost umwaka tu cyagiye duhura ntiwari uzifite cyagihe duherukana ndumva hariho dread cyagihe oya ntago zari ziriho ahubwo se barabyibuka hakize igihe kirekire ndakubwiza ukuri twigeze kujyana muri TV imwe muri abasani shirago nawe yaramamaye mu kugira nawe yaheze underground musore wanjye hangaye ibintu yarazi gucuranga gitari bya Dani ariko bizacamo ibiryo byanze hamwe ushakira trap kuri gitari uyu rero nta wundi ni Racine muri kugenda mubona ku inkweto nziza cyane yambaye ubu n'ubuhe bwoko bw'izi nkweto se ndabizira nazikuye kwa Young's reka je Young's designer niwe wanyambitse hamwe nawe bita Bello Gangs yes nibo bantu banyambitse tu nayibonye mbona ni nziza tu ariko ni nziza vana byacagamo neza ni sawa cyane namwe natwe turakomeye freshera arabishe reka se duhijana sikajya numva bavuga ngo mpijana Racine hanyuma rero ubu uragiye uraparitse umaze igihe udasohora indirimbo waracecetse kubera iki nari maze igihe ariko nari maze indi myaka ine n'ubundi buri gihe nkora ariko uzi yuko kuri cano hariho indirimbo yitwa Yarakwibagiwe 3 years hakaza EO sibyo 2 years hakaza Overnight 2 years hakaza Nsengera 1 year Musa ni ukugenda ukora akantu kamwe mu mwaka cyangwa kibiri warimo kudusobanurira nari kubasobanurira nari maze umwaka na release indirimbo naherukaga ndi kumwe na Aime Brewston nayo ya audio then ndavuga se ko maze imyaka ine nkora uwafata umwaka ndi kwandika album yanjye ya mbere nazatanga package yuzuye apana gora babona sohora ama singles uko singles barazumvishe nige namaze nakora hari nubundi bari kuzisubiramo bakazumva ko nago zari mbi ikintu nshimira Imana nuko intego nari nihaye nayigeze album nka dropping yanjye ya mbere ari yitwa Rwa Hip Hop iriho indirimbo 13 zose izo ndirimbo 13 zose nizo warimo wandika ukoraho muri uwo mwaka wose ndi codinga nkora ama video amwe muri izo ngizo bari kugenda bazibona amazina yazo urabona buri yari ikiriste kirekire ikanzu ibugande injajwa umwuzukuru injajwa kama njeri ya mwuzukuru sasa niyo yankomye reka okay burese afite yakunze niriya Rwa Hip Hop intro burese none kuki wayise Rwa Hip Hop Rwa Hip Hop urumva isobanuye uburyo butandukanye urumva arimo amagambo abiri Rwa Hip Hop hip hop urumva hip hop ni umuco mu bisanzwe buryo wambara umu DJ MC
ariko navuze hip hop mu buryo nyine bwa culture then rwa kiramo Rwanda ni hip hop haza kuzamo injajwa rero gute hazamo Rwanda ni hip hop then harimo urukundo rwa hip hop rwa hip hop ni Rwandan hip hop ariko isuba mu bundi buryo bundi harimo noneho rwa hip hop cyagiye hip hop abantu bajya batuka ku muhanda ni cy'abanywa amatabi rwa hip hop nayo iri mwaho ngaho akaza noneho n'urukundo rwa hip hop abantu bakunda hip hop rwa hip hop mutekereza nyine nagiye nashatse gutinda ku ndirimbo injajwa urumva injajwa none hiza guhurira hehe n'urwo rukundo rwa hip hop cyangwa na hip hop yo mu Rwanda ni ukuvuga ngo album ibishingiye ku gitekerezo kimwe ntabwo ari ukuvuga ngo wakoze ngo indirimbo kwa Pastor P kwande ngo uraziteranyije ngo kubera zibaye 12 cyangwa 8 ngo isusohora album ibishingiye ku gitekerezo kimwe niyo mpamvu natekinze time umwaka wose ku buryo indirimbo zose zigirana amasano album yanjye ishingiye kuri depression injajwa rero mba nasubiye mu bihe mba nagiye muri igihe Gihanga ngo mijana yayoboraga u Rwanda akire mu Rwanda nyine wahanze u Rwanda mva muri 2022 nkahita nimajana nasubiyeyo mujyaniye ibintu biri kwa muri 2022 mu gihugu yahanze mba njyanye ubujajwa twagiye kuri freestyle Gihanga mwami koko nimwe mwibarutsino 2020 denda yukwepye ngarutsino twambutse inyanja data duterwa inyingo nk'ibihumbi n'agafaranga lavu y'ubufu ipaki y'uburaya bwinshi impamvu z'urupfu itabi n'ubusinzi bwinshi gabo aburushishi gore nabyininyi n'ababyeyi baca amaroza atendera injishi sidire none ubwicanyi hose ubukene hobe turi bigwari nabyo ubutore hashize iminsi haje idini nabyo inkanda hari string hari amawidi nabyo ibindi dusoma Bible nabyo nyabingiwe wow dusoma Bible ni tu nyabingi by'abagoke dusoma Bibiliya umusaza n'inkanda turambara amastring ubwo bitaniye koko ariko zikomise mbona ko ako kantu ariko kabaye modernized koko shaka kantu tukaveho n'ukuri hanyuma iyo ngiyo rero niyo wise injajwa wari ukiriye amagambo Gihanga yamvuye muri 2022 uri kumubwira ibiri kuba ibintu bisi tubasiri kubaho ngaho hanyuma ku mwuzukuru rero nawe nandikiye baruwa umwuzukuru wanjye ugenza aba narashaje hari ukuntu nyine nk'umuntu asazaho ukabona igihe yararimo ntabwo cye kigezwe bitewe n'ikiriho ubwo ngubwo rero nayo namukubise text mubwira generation ndi mukunu imeze generation y'ubusaza iyo urimo ndimo kugira ngo nakura zamenye tumusaza azamenye atazavuga ngo nibo bantu barenze mubwira ibintu natwe birenze nkuko abantu bakira bonaga bambaye amapantaro y'amapate ubona bitarenze kandi byaye birenze igihe cyabo nayo tuyigeho gatoya mfite ifoto ya kera reba bogari w'indeba ubu urandura ndashaje iminsi iri kunega isanduku nubone nyoka ashaje nkwano ushake guteza ingaru iminsi ni nkuru ndeboro ngaho mviye nkuru bakomeze bajye kwizira na sampling umva zira ryose cyakoze umva uburyo urapamo burihariye kabisa hari nabonye umuntu wakwandikiye ninde hari umuntu nabonye kuri Twitter sinzi nimba ari kuri Twitter gerabonye kuri WhatsApp yawe ari kuvuga ngo abantu bagerageze bumve iyi hip hop ngo urarenze ikintu ki ari bwo netaga ntaho comment sinzi niba byibuka umuji wo wana yego hari abantu rero bataza ama hip hop twandika ibirimo ibintu by'ubuhanga bwinshi cyane bitandukanye nk'uko umuntu hari abantu benshi bazi ko abaraperi atari abaraperi nyine mukaba mwumva flowing ariko atari umuraperi hip hop ifite ibintu bigize ku buryo n'ishuri wajya kwiga nyine ku buryo ufite amatekinike aba agomba kuzamo ariko kumvwa n'umuntu nyine ubizi sometime ku buryo abantu bashobora kurapa ukaba wumva umwe arenze n'undi ariko aba ari umuntu ufite nuza skills zayo uriya yanyandikiraga mbwira ikintu cyitwa word plays word plays ni tekinike yo kwandika muri hip hop nshobora kuvuga ibintu bibiri mu kintu kimwe nkuko wavuga wenda umusambi n'umusambi amasako uri kumva ni amasako ariko none ukabivuga mu buryo buri poetry uburyo byumva nshobora nko kuvuga ati
nzenguruka yo kuzenguruka ngaruka tundi nk'umukandara nzenguruka noneho nzi ndi kwirukanga nzenguruka mfitiye inkuru ndeke no kwambara nkangara ku gasozi umugisha uri kunkangara intambara y'umutima iri kunshora gusambana insanganya zingwira naruka nkagira ingaruka naruka uyimbatiriza mu ngewe naruka ndakurahiriye sinabyumvishe mu by'ukuri ariko mvisha ibintu bisagwa wumvisha amagambo asagose ndi kumva harimo naruka y'umugezi harimo naruka y'ukuruka kumva naruka yo gusimbuka nakuramutsa Mariya kandi ari umuturanyi ndakuramutsa Mariya nkayivuga ndira di iyo rivu nkubwire ko ndi remedi namwenyuriye abanzi bazasonge ndi umwiyemezi ndi Marine n'urupfunza rubera Marie nera ingunga ni Da Vinci ukiga Kigali nzashushanya muni nariza wose mu kibabi voilà aho ngaho ako kanuza ako gatero uvuze unabonye navuze ndi Da Vinci ukiga Kigali Da Vinci ni umushushanyi wabayeho yashushanyije inuzi igishushanyo cyitwa Mona Lisa none ngiye nashushanyije muni nariza akurahiye urumva ni Da Vinci w'Ikigali gese nashushanyije Mona Lisa ngiye nashushanyije muni nariza yego ariko nk'ubu ngubu wenda utagiye uboneka ngo usobanure ntago bishobora kurangira message yumviswe wenda n'abandi bantu bari hejuru muri lyrics wenda nk'abandi baraperi bagenzi bawe ugasanga abantu baraho gusa bumva indirimbo bayinjoyinga ariko kumva beat utazi ngo yashatse kuvuga iki nibyo nyine nicyo bita umuziki kumva cyangwa ubuhanzi n'ubuhashyi biratandukanye yego hari umuntu ushaka gukora indirimbo n'ubundi nkayikora ku buryo umuntu wese yumva ibintu ibyo ari byo byose ariko album yanjye nayikoreye ubwa artiste ku buryo umuraperi wese uzaza ashaka kurapa kumva album yanjye azavuga ati n'umuntu yari umu artiste umva none se ari amagambo tumaze iminsi twakira abaraperi mu by'ukuri nibyo nende kuvuga none wowe navugaga ngo kugira ngo wumve indirimbo y'umuraperi bigusaba icyumweru we byansaba ukwezi nshana igihe kirekire ibyo kugira ngo numve icyo ntabwo ari n'ukwezi gusa urabeshya uko ugenda uyumva wumva ibintu bishyashya ushobora kuririmba indirimbo wumva hari ibintu ndi kuririmba kandi atari ngaho si byo mvuga mu by'ukuri bigufata igihe kingana iki ushaka ari amagambo kugira ngo kompoze nk'indirimbo imwe irangire kuko buri urebye nk'abantu barimba nka za R&B Afrobeat ureba ahantu yanditse ugasanga n'urupapuro ntirwuzura kandi ugasanga indirimbo iramara iminota 4 kubera ko wenda bavuga utuntu dutoya bimwe bisubiramo ukarebaho umuraperi yanditse indirimbo imwe ugasanga ni amapaje n'amapaje ngiye icyo navuga mu by'ukuri ari amagambo muyakure bigufata igihe kingana iki ese ukompoza uburyamye ukumva amagambo araje uba bimeze gute dusangize inspiration ndazihora nunzaniye ikaramu ubu ngubu nahita nkwandikira indirimbo kandi ubu wese afite papasi y'umuziki wongeye umuziki wanjye ushingiye kuri poetry n'ubwa artiste kuko hari indirimbo nubwo nakibivuga nubwo umaze umwaka nakora 80 z'indirimbo z'amahiti mu Rwanda n'injyo zandika yaba iz'abaririmbyi n'iz'abandi baraperi zazindi mwirirwa mubyina muri guceza mwumva zumvikana n'injyo zandika nazo nk'urugero nk'igihe wanditse rese ntabwo nyishaka kubivuga ariko nimba mvuze 80% wumve ko indirimbo zifite miliyoni views zo mu Rwanda almost ubwo twazumje n'izaba Chris izina bande yanjye ntabwo ari zo gusa n'abaririmbyi abari ni secret impamvu nakibivuga aba artiste birababangamira ikaba nyine umuntu akaba afite nk'umufano wo mu cyaro yarazi ko ari umuntu wa danger arenze so yongeza nkavuga nk'umuntu yatinyaga like ari ikintu kigabanyukaho kandi nta kintu biba bitwaye ariko igihe kizagenda kiza hubwo numva iyo campaign yakabaye sibyo kuko nimba hari indirimbo wenda umuntu wamuhaye indirimbo hari umuntu baha indirimbo 100% kuko wenda iyo dusubiye hirya tukambuka tukajya hanze y'u Rwanda tukareba ba Diamond Platnumz nimba Diamond ashobora gusohora indirimbo buri cyumweru cyangwa nk'ebyiri mu cyumweru usanga uwo mwanya wo kwandika tawubona sibyo kuko ugasanga uyu munsi yasohoye indirimbo ahubwo se undi saguhaye shout out bitwaye iki nta kintu bitwaye ni ya myumvire nyine naga n'ikibazo cy'aba artiste hari nk'ukuntu nigeze kuvuga nk'indirimbo nanditse imwe bahita bavuga ati twamuhazwe tuzi ko arenze kumbi ni bya Rasine ngo Rasine apfuye umuziki wabo urangiye ariko hari abahanzi benshi njya mbyumva se barandika bandikira ariko ubundi usanga abantu benshi wenda kujya nce n'amazimwe hari indirimbo nanditseho Caterpillar Bruce Melody
kumva ntabwo ari yose ariko narayitangiye bambiye papa cyangwa na Soshomura Nyosho papa cyangwa indirimbo y'umukobwa wa Dumba yitwa Fire ni njye wayanditse sinzivuze nazivamo. What? Kurenze bro? Aba artiste b'aba diaspora mujya mukina hanga bose almost ni bandikira songs. Ariko nise ko bamenyemo umufungo. Irita amasoro naryalizana. Nabona baraciyeho rikizana. Ariko nibyo nabaze nakubwira warabyibushye. Duhuye nakubwira ngo duhuriye hariya. Cyangwa umusa. Ariko imyaka umuntu yamaze ananutse weho. Nshuti yanjye ko bisa. Ubushize narazaga imyenda yanyu nari imaze ndi kugica. Uransekeje kweri. Hagati aho ngo twaturi kuvuga mu byukuri warabyibushye ibintu bitangiye gucamo. Y'umufungo wabonetse n'ibintu. Kubyibuha rero hari ababona ko byaciye bari nubona ko ari n'uburwayi. Byaterwa n'ubarebe gusa yabo babona ari inzoka nyinshi cyane ariko icyambere uko umuntu afite ubuzima bwiza twinshi ariko biterwa na situation kuko sha wapi kabisa kandi waruze mwiga oya wapi akabenzi wapi kabisa akora si kumujyana ntago icyo ashaka kunsohokana kandi wewe ndagukemanga seriye oya ntago nabyemera noneho reka twigarukire kuri iyi ndirimbo iri kuri album ifite na video Kamatari uza gufata izina ryawe urikoramo indirimbo abantu benshi hari igihe basanga batazi ko ariko yitwa nuse witwa nde nje nitwa Kamatari Thierry nikagenda bishize hanze uba witiriye indirimbo nayitiriye indirimbo ariko uyumvishe nyine ubusobanuro nyine uburyo izina rimeze n'uburyo yisobanuye biratandukanye cyane. Indirimbo mandi kuririmba ni imagine ngewe narapfuye. Then nkahita mpura n'umuntu ugiye kuvuka ugiye kuza ku isi. Nkahita mubwira situation iba ku isi. Nkahita mubwira ati ngewe nitwaga Kamatari narwaniye mu Rwanda. Ndi mu ruzinduko na misiyo yo ku isi. Natwaye amezi 9 mvuye iwacu yo kure. Ninya gusubirayo inzira nitakanshorezwa igitugu nzarinda naha data nyitaka. Twaje nk'imbaga urugamba rukarishye bamwe basaza abandi bicwa nge mbandarize iso n'ubwoba kudatuza utarya utanishye aho twisanze dusanga igeno ryacu ripangiye bamwe bamagiye abandi baseka bikanga wakoze kunabi twanga guseba duhanduza amaraso turarwanira ubushyuhu wa wapfuye uramukumbura ngo usaba zuke bisaba ibinyoma imuhwe tuzisige wacu twambaye kamere idukundisha umuco wabo batayo twaje mu turicana na baso bacu dupfa ubukungu twajemo mu rugamba rw'umwaka. Ngiye kongera njye kumva album ndikumva nta irayi uri kumva ari ubwa mbere uri kuzumva ndikumva ari ubwa mbere nyumvishe yes hanyuma umuntu nyine uba wimagina warapfuye ukamukubitira ku mayange y'ibiri kubera ku isi rero rugiye kuvuka tu kuko mu givesi ya kabiri ndubwira ko muva muri iyi si mukajya mu yindi si ariko mene abantu muranubahuka mise ntekereza kuri Nzura Nzura urayibuka ari mu isanduku mwene muzehe ntago nayijyamo mise nibuka umusaza ari umusaza wagiye kugura bya birago bahekagamo abantu babyibuka aragenda arakigura ameze neza atarwaye aza akikorera ati banaba ngikiriya ndakiguze n'impfa muzanshyingure hariya abana barahunga ati jugunya hari ryari za 2008 gutyo na n'ubu umusaza araho arakomeye hanyuma Racine ira video ifite creativity mu byukuri ziriya ide ninde waziguhaye ni wowe wazitekerereje cyangwa hari abandi bantu bagiye so urumva video akozwe n'abantu benshi cyane duhuza ibitekerezo gusa njya gukora audio nzi video nzakora ibitekerezo nzashyiramo then nkabishyira aba director bakareba ibyangombwa nabo bagashyiramo ama idea yabo ntago wakora video rumwe bifite team ndende cyane wati uzaba wicaye ahangaha abantu basutamye babashinze kuriya hari umuntu ufite itara amashanyarazi ari kumukubita hari afite itara ahangaha kugira bigende neza abagafa hari umuntu uri gushutinga yambaye ibirenge biva hari umuntu ujya kuyikatinga akayiditinga kajyamo umuntu uzashyiramo kara iba yarakozwe n'abantu benshi ntago ari imbaraga z'umwartiste gusa kandi abo bantu tuba tubashimira abo bantu kandi muba munabishyura n'agatubutse hazamo na support amafaranga mushora mu muziki
cyane wenda nka uko bikosara yo icyo washoye nicyo kuri nari ngiye album kubaza sibyo Yeah. amafaranga washoye indirimbo kuri 10 na album zingahe zose uri kubona uzayagaruza cyangwa ari kugenda avamo so rero njye ukuntu nekereza sinzi ukuntu bimeze njye natangiye umuziki nazi ko n'abantu 100 bazamenya yego ngiraho abantu 1000 baramenya banyandikira na 20 bikakumenya 50 bikakumenya 100 bikakumenya so rero ntago nagera kuri iyo level mu gihe yari inzozi zanjye kuko n'ubundi nashoraga n'amafaranga nta n'umuntu uri kumenya Yeah, nagira abantu nahereza ibintu ngo ku buryo niyara so amafaranga ashobora no kutaza ariko blessings umuntu aba gusabira ziba ari nyinshi hari umuntu uba utakoze ati imana message tuyatuzana bro imana iguha umugisha ku ndirimbo wakoze niyo mpamvu abasani batajya bahuimanira batabara nabo Yeah. imana igibata kuko ariko mukoresha ni ubwonko nk'ababwiriza butumwa mukoresha ubwonko ya ni nk'abapastor nese pastor avuga ngo umwuka utakaza cyangwa iminsi yose y'icyumweru ugenda Yeah. kandi nakandi Ariko kazi bagira nta kandi kazi ariko imana iyo iri kubura umupreacher cyangwa hari message utanga ku bantu imana iguha umugisha Yeah. iguha umugisha hanyuma Racine ni iki kintu ukunda kurya Njyewe wenda se tuvuye kuri rwa hip hop twabivuze njyewe nta biryo ngira biri favorite nkunda ibiryo bitetse neza gusa Yeah. nyine iki umuntu uzi guteka ibiryo bitetse fresh we nakumvisha ibyo bitetse ko ariko rwose wanabirya oya Neza gute? iki ahubwo ikintu ibiryo bitetse nabi ntabwo byangira mu kanwa gute se nyine hari umuntu ufite akaboko kabishya ntabwo wapi hari n'agatubura ibiryo njye bisaba ko Karatubura. ngo ni muri hoteli inshuti yanjye ngo ntushyiramo ibizi byinshi umva ndateka ngo hari abantu ngo baba bafite akaboko ngo gatubura ibiryo nimba watetse ikiro cy'umuceri kikagera hano yateka kikagera hano bakaza bareba bagahita bavuga ngo oya njye ntabwo ari ubwo buryo umuntu uteka nyine ibiryo ukumva biteguye danje bifite gukumva ufite apeti yo kubirya njye ntabwo ntabwo ugira favorite food no kabisa okay hanyuma icyo kunywa njye nkunda amata byatari mu gitondo no mu mugoroba nyine kumva nahita mbivuga ubwo ntabwo ukunda akabyeri n'iki njya nkanywa ariko atari kenshi tu atari kenshi yego ugira ubwoba niki kigutera ubwoba mu buzima bwawe ikintu kinera ubwoba ni ubukene sha ni ukuri uragatsindwa azi iyo ubyutse mu gitondo nta gihumbi ufite bijya bikubaho bitabaho landirodi ari kukureba utabeshyera si bibaho tu ubwo byuka bitondo nta n'igihumbi uri icyamamare kandi tuzi ngo Racine yaragafashe yaragafa ibyo nyine ariko ni ibintu bisanzwe imana uko ubuzima bumeze ni ups and down EO sinibuka muri ya EO harimo ibyo ukeneye twaziye ahubwo ese bwo manda cyayibuka bro icyo yarayibagiwe imaze imyaka 2 ibaze no indirimbo maze ko ntago nababwiye maze kugurisha indirimbo 1000 ya narivuze ejo bundi kwayo maze kugurisha indirimbo 1000 ya indirimbo 1000 maze kwandikira abantu 1000 abantu bo mu Rwanda y'abanyarwanda n'abirundi abasane bambagurisha indirimbo ya n'aba diaspora kuko type zose ndazandika ngiye ya indirimbo 1000 harimo agafaranga gatubutse wibibarira mu mafaranga izo dutangira ubuntu narayimuhaye ahubwo afite indirimbo yitwa impyiko za mukadata yitwaga Tupinya ngo kera witwaga nde Tupinya yes we ngashaka kubana na Tupac yawe nisise mama ko mbona ndamubeshye yari black oya harimo nukuri aho ngaho harimo nukuri abantu nukuri kwambaye kandi kuri kubanyakwiyo kwambaye ubusa ni okay kwigira muri part 2 yego uri gutinda kwijyamo ndi gushaka ndi gutinza kugira ngo tutajya ndi kugenda mbibona mana yanjye birambabaje ariko humura Racine ufite girlfriend ndamugira uramufite yeah for sure kuva kera mu mana y'ingihe umwaka umwe usike ni kinini ndetse atari kinini kandi mvuga hashize nk'imyaka 5 mvuga hashize nk'imyaka 5 icyo gihe 5 bimaze mu muziki ntabwo nyimaze mu rukundo none se urateganya kubisoza ryari se haracyari time tu kandi igihe cyageze ntabwo wagisubiza inyuma nabitegereje ntabwo bipanga se ndabipanga nabahaye igikoso ubwo byakora sibyo rata nawe urenda kudohoka yitwa nde ibyapa
ntago abikunda tu ariko hari igihe ako ariko arashaka kumva ntago yamuvuga umusitari ujya uvuga ntago yamuvuga hari avuze utari wese hari umuntu baramuhamagaye nese ubwo mvuze ko ari Suzana wenda ndi kubikiza yes uri no Nicyo kubeshya kibazo. hari umuntu babwiye ngo turi kumwe na sheri wawe ariko tukashaka ngo uvuge izina kubera ko afite ashaka Ibintu gutsindira amafaranga ari ukuvuza izina rye ngo ndetse ngo kego ni Suzana se urugero ati wapiti ni Wowe, kandi uwo Christine musheri yavuze Sete. ngo ndabizi nijya afite njyenyine yaramututse Cyakora nawe ko- rero wanze kwitabaza yagise ngo ndacyari muri ibyo bigero byo kugira ngasa abantu benshi. bivuge Ariko hari igihe ushobora kuba ufite na backup ariko ibyo ni ibisanzwe kubaza icyo amatara bimenyereye hanyuma turi kujya mu kandi gace wagira umwe wagira umwe nyine agutengushye se agutengushye ugafata undi se mwabayemo ugomba kuba ufite aka backup hafi aho ngaho reka woweho rwose hanyuma nabivuyemo ni iki kintu kikuri ku mutima wawe ufuza kubwira abanyarwanda badukurikiye by'umwihariko abafana bawe tujya muri n'abantu bakunze iyi Answer or drink genda yisubiramo ariko ikintu nababwira bacekinga album yanjye ku mbuga zose zicuruza imiziki ku isi hose kabisa wabona album yanjye uraza kuyibona ni rwa hip hop bayisharinga inshuti zabo bayumve ntibakajye bumva indirimbo nk'abantu baraho ngaho bagomba gutega amatwi indirimbo niba mfashe igihe cy'umwaka ntabwo wakumva ko nanditse indirimbo igihe kingana gutyo ngo uyumve mu minota 3 yonyine yego sibyo ni ukuri urumva niba mfashe ikintu iri ko yabimeze umuntu indirimbo mwaka album wowe ugahita uyumva mu minota 3 yonyine ikabirarangiye none ugahita ujya gutanga ama comment ahabora unogisha ngo bitareze utazi n'ibyari byo sibyo hari akantu numvise ngo iyo umuntu ari mu bihe byiza yumva beat ariko iyo ari mu bihe bibi yumva lyrics akabazo ka nyuma ni uwuhe mwihariko w'iyi album yawe umwihariko wa mbere iriho type za hip hop zose type zose hariho trap hariho drill hariho slat ntabwo barayikora cyane hari zo type yitwa orchestral ntabwo baraperi barazikora hariho boom bap hariho funk hariho type zose za hip hop uburyo zagiye zizamuka slat iyo ntarinzi tu ni nshyashya nyuma ya drill niyo yayisize ubu ngubu type yitwa slat ikindi kandi iranditse nyine kuba yandikitse irandikitse igize ite winesha imbogo irandikitse iranditse ako kantu bakadufatira bakadushyira hanyuma Rwanda cyakigoranye then ikindi ifite story nziza tuwakumva mu gihe ufite ibibazo kandi ifite imirapire iri itandukanye buri ndirimbo yose ifite umwihariko yego wow hanyuma rero mureke dufate akaruhuko gatoya turebe ku ndirimbo ya Racine and then tugaruke tuza mu gace all kama drink nabibuke n'umunyu mbega ibyishimo oya tubuke nicyo gufata akusa amazi wafatisha iki oya pe urabanza ukayanywa ukarya nyuma cyangwa ukabanza ukarya voilà reka tugaruke mu kanya bless narinjiye ndabwira mbonye ko hateye ubwoba banangiye amafunzo ugize umugisha ugakonka wari uko kuwo munsi bwacyo utapfa ukajya kota basanga ubuyobozi wanga kumva ukarya inkota nasanze hari imyumvire itandukanye n'iyacu turashwana tuhageze iyi nda ni igicucu mahirwe mfite burya nizera igicucucucu n'impamba y'urukundo twaje kumara mu munyu abo duhuje bagapfa bakansigira irungu rimwe nkaribwa nanatsinda nkahorana induru kuko kunyurwa na komisiyo yari igitutu basanga indwara igitugu hirari rya rigudu dore ushaka kuvuka uzapfa utsanga uzabumbarira bazaguhiza inabaguhe nimera ikuranga isi ifite ibirungo nshuti yanjye uzakarangu
nizere ko ako kantu mutakumvise murakumvise. Hanyuma rero twinjiye muri answer or drink, ni agace mukunda muri benshi cyane uyu munsi, ngira ngo mwamaze kubibona ni Racine ndetse na Diana uko tayari Rahira ko mbona nta vibes Mana yo mwijuru imfashe pe naho Imana Grasibite ni sawa kabisa. uri tayari? Ngiye ibibazo ndabyica mbishaka kujya mu oya mazi. seka ngo wajya mu rungu y'amazi none arangije. hari umuntu uvuga ngo ngarabyica bishaka bikarangira ashatse n'icyo yakora Grasibite akakira. yaje avuga ngo noneho y'amazi arangije. Tundapfuye. Akose uko ni iki kintu twamenyekanye koko. Hanyuma ibibazo ni kuriya, nimero ziraza urapikingamo nimero ushaka, ariko tugiye guhera kuri nimero ya mbere. Uyu munsi ku mazina yanjye bashaka bashyireho professor. Turahera kuri nimero ya mbere ndayiha Racine. Niyo namuteguriye ndavuga ngo nimero ya mbere ni yawe. Kuki umuhitiyemo se? Nyine afitemo amahitamo, ubundi umuntu yagiraga amahitamo 5. Ariko nimero ya mbere ni wireba gusa, ntabwo ikureba. Ikibazo cyane. Uyegereze mikoro Racine. Mitemo. Rimwe. Ikibazo cya mbere kirakureba. Video y'indirimbo yawe yitwa Nzura ifite iminota n'amasegonda ngahe? Hararimo ibisubizo 2 n'amasegonda 49. Nibyo? Hakose ubwo yabiyoberwa ate? 2 n'amasegonda 49. Yabiyoberwa ate indirimbo ari yari wowe yanditse na video ni iki? Umuntu yabiyoberwa. Ariko ashize igihe kire indirimbo imaze imyaka 3. Danizo twakomeje. Maze imyaka 3 none urabimenye. Isubi. Okay mana wenda gatatu. Ya nimero y'umupfumu sha noneho nungikora. Ni ryari Sudani yacitsemo ibice 2? Byacitsemo se ubwo. Sudani y'epfo na Sudani ya ruguru. Ambo. Ni ryari Sudani yacitsemo ibice 2? Ariko rwose usibingi nabimenyane. Reba neza. Ariko nabimenya. Ufite amasaha 2 yo gutekereza. Yacitsemo ibice 2. Kubona unywa amazi. Umwana kubera iki koko? Amasegonda muri 2010. Mana wenda pfuye no kurireka mbabwiza ukuri. Ntago ndi muri icyo wanga kikubaho. Muri iri joro reka nguha amazi. Ekiraye basi. Aba menshi. Karibu umuntu. Igikombe ariko kirahagije. Sicyo gihagije kimwe. Igikombe kirahagije kinini cyane. Ibaze kucyumukanywa n'ikindi ukanywa n'ikindi ukanywa. Do. Rasi twakomeje. Misemo 2. Okay. Umunyabanga mukuru wa UN yitwa gute? Eruka niga primaire ra. Amfanye. Ariko rwose. Asha ndenda kizi. Nta gisubizo kirimo. Hari izina Toye F. Ban Ki-moon. Akore si uratomboje. Wapi tu? Sha wasomye ari amazina. Ban Ki-moon ndamuzi nabari abandi simbazi ariko Ban Ki-moon nibukaga ariko mbonye abandi nabazi ndavuga tubwo nta urimo. Asanga mushyizemo abakinnyi ba filime. Cya byashoboka. Anangiye kumwica 2. Ahubwo gira vuba. Babanza bakurikireho kamera. Yaba baretse sha. Bakurikireho kamera uri kunywa ku mazi. Barimo bakureba abanyarwanda. Umurwa mukuru wa Madagascar witwa gute? Egera mikro. Egera mikro tukurebe. Madagascar. Igihugu gitoya kunuza. Vuga ibishaka. Kuri Afrika. Ariko wese mushyire kuri kamera. Umurwa mukuru wacyo ni amasaha 2. Basi. Have. A. Wagadugu. B. Antananarivo. Antananarivo ntabwo ari cyo pe. Kubera icyo atari cyo. Kubera icyo. Ni whatever.
atana narivuka niyo navuga ngo ntago ari cyo ariko niwibuka ntiwumva n'impamvu nasomye akaba ariyo mpagarariraho muri gukopezanya mba nakuremeye ubu ntabwo uhise wumva impamvu gukopezanya uriko nizo merci beaucoup muryoherwe babyeyi bakunshyire kuri kamera reka mbe nigiyeyo pe bakubone wenyine ntabwo ariko rero ukuntu waje unasa neza ntabwo wakwiye kuba uri gukora aya mabara uri gukora byaranze twese byaranze wagira ngo wikubise hasi arayanywa inyota mfite twagiye icya gatatu hitamo nimero misemo 5 hagati ya bwana Edouard Ngirente na bwana Bernard Makuza harimo ba minisitiri b'intebe bangahe 3 Are you sure Emmanuel nawe urugerageje da nta 3 nta 2 ushaka ko natakara hasi egora uramumure none se ahantu iyi ni igikombe cya 3 kiraje ukuntu uri kumwe 10 noneho sinakubwiriye nimero iyo wayibanjije bikubaho ariko mbonye impamvu watsinzwe ikiyaga cya Kivumba kiba mu yihe ntara Kivumba mu by'ukuri can you imagine Kivumba bari kukumva dore impamvu watsinzwe ni iyi ngiyi ni Kivumba ikiyaga ufite amasaha 2 yo gutekereza iburengerazuba nyagasani yagufashije ukakagwaho koko ngaho nkwa utwo tuzi nze ngusukiyemo n'ikindi nabanza marayangaye banza marayangaye ndasubiza iyo amazi ibintu bitatu bidasanzwe ntago byari kukugwa amahoro sibyo icyambere ni impeta oya iyi bari kuyibona ariko bari kuyibona isha impeta ni nziza iyi mpeta rero si ubwa mbere uyambaye ni nabwo bwa mbere ibintu nk'ibi byakubaho ikashyiremo n'ikindi cyakoze noneho sinzongeye kwiyambara oya ahubwo bigira akamenyero urabicyashye icya kabiri uri amazi maze kuyahaga ntabwo ushaka kubyumva twagiye ndabura ibibazo bibiri harya ubwo amazi wayanyweye ryari nayanyweye mu kanya ko nigeze nkubona urabona wayanyweye ryari ibikombe bifite rega byinshi byaguhugije ntabwo nigeze nkubona harabura ibindi bibiri ibindi bikombe bibiri mitemo bari kuvuga ngo ariko mana misemo 9 ni umuswa abantu bari kutureba babona rega ikirunga akose ku kintu iki kitanguye ikirunga cya Muhabura kireshya gute wasubije ikiseke nacyo yashobora iki ntagishobora cyane ngo ikirunga cya Muhabura kireshya gute amaye nka rero ariko reka gisubize nari gisubize Muhabura hariya mu majyaruguru Muhabura gifini 3600 banza mwana ishimwe we se n'ibirunga bigira nuza munzanira ku yandi mazi noneho ibitangaza mu nkoreye reka nkuremere kuko iki kintu we attention iki cyagiye attention tuzane ku yandi kutanywa bro umunsi ntago uri buncike nyota yashize rwose ntago bigira ahantu bihererera bara wenda pfuye ariko turanoga ndagaca ntago ari amazi yo kunywa gusa ni ibiki kuko okay arya karindwi bahisemo oya karindwi wari wahisemo ra ntawe twagiye hisemo karindwi umubare ni ubwa mbere muhisemo u Rwanda rwinjiye muri komesa mu mwaka kororoshye rwose
hafi atagukopeza Rasine hafi oya reba hano hafi ahubwo banzunywe abantu namuhwe u Rwanda rwinjiye muri komisari u Rwanda rwinjiye muri komisari kuko ndabyibuka hari muri 2000 na kangahe bahungu ko nayo makuru nayarebye koko ariko nari ndi mutoya shaka ko ari nko muri 2004 ubwo niyo wahisemo oya ndahitamo kandi wahisemo Antananarivo urayanga sibyo ngaho ngera uhitemo ko umwuka kandi nagura umwana mwiza ndukuri kwibaragura umwana mwiza agukopeje yahita kimwe uruswa ntago bikunda Rasine ameze nka wa mwana wandikaga ameze gutya ku ikayi utamupera ariko uzi ko hari umuntu ukagopeza wabi nanjye ntabwo ndishorega n'ibikabyo ntagakizi mana we ni 2 ijagi uhita ukubita ku muntu cyangwa se ningi aya ningi ni 2006 2004 niyo nari navuze sibyo nakubwiye ngo iki wahisemo Antananarivo urayanga mikoro ndayitaye nongera kuvuga ntuvuge ngo ayo mazi ngushyiremo n'andi kanye gufasha uracecetse mbuze icyo mvuga rwose birandenze Rasi twakomeje isi cyanyuma ngiye gusubiza ra ntabwo mbizi ni icyanyuma ariko ni icyanyuma ni nahisemo 9 n'undi bayizane 9 shyira hasi iyo mikoro nta kintu nongera kuvuga ndayigufasha wakwihanganya ugakora na kimwe hoze cyitwa Gikongoro ubu kiba mu karere si Nyamagabe se burera Gikongoro ni Nyamagabe rwose Dayanizo kora kamwe byibuze twita haracyari ikindi excuse me nguki yes birya ariko rwabemera na roge rukajya muri digitale muri 2010 bya nyuma nta kindi kintu nongera uramembera kuba ngufashije mikoro ngaho subiramo muri 2010 ongera ubwo bantu atari cyo ubwo mwati ubu Imana yagufashije byibuze ariko se mwashyizemo icyo navuze ko nabonye ko guhora mindagura 2014 yo ntiwigeze unayitekereza sibyo ngo shyire mikoro hasi uvuga ute se byarangiye byo kuvuga imwere ku mazi cyakora umuntu mwavuganye mu gitondo ninde mwavuganye mu gitondo gashoka ko ari wowe toka ntabwo nigeze mvugana nawe ninde muntu mwavuganye mu gitondo dukomeze Rasine akira yewe gawe akora uyu munsi urabinkoreye hasi siko nakubwiye put down oya uvuga ute se uvuga ne nako wakora ikiganiro wenyine zana hano muri ikiganiro njyenyine se gute reka hanyuma tubwire abanyarwanda mwe muturebera umukobwa wanyu banza umare icyo byibuze ngisoza ntabwo ubwo burenganzira ndabutanga reka mbakingire nubwo nta mazi nyweye nayakunywereye how do you feel bro ni fresh kabisa etide nakoze ndabona itapfuye ubusa naraye ikiboga umenye wari ufite ubwoba fo bushizuza akajage nari nkamereye nabi twavuganye mu gitondo uri kumbwira ati sha ndaza kuza kunywa amazi fo ariko barayakunywereye ntacyo gira ikintu urata ubwira abafana bawe abakunzi b'umuziki nyarwanda abanyarwanda muri rusange n'abandi basani baba abaraperi n'abakora injyana zitandukanye ikintu bababwira dusoza tugana ku musozo
ikintu nabwira abafana banjye n'abafana b'umuziki nyarwanda ba streaming album yanjye ba streaming n'indirimbo z'abandi ba artiste banyarwanda hanze nyarwanda dukomeze gukora cyane tu ubu uzatuzanira ibindi bintu hashize undi mwaka nyuma y'undi mwaka cyo kibazo cyari cyanyuma mumaze kumenyera ko nza rimwe mu mwaka ze yego rwose kabisa oya mfite ama video nakoze kuri album yandi nzagenda nyasora gake nandi nakoze nzagenda nyakora bitewe nuko zikundwa ariko nzakomeza gukora ko imbaraga zanjye zingana zose uzazikorera video ziriya ndirimbo ntabwo ari zose zimwe muri zo zakundwa cyane okay yes reka tugushimire cyane nanze kuvuga hanyuma ubuswa twabubonye bwagaragaye reka tugushimire cyane kuba wemeye kuza muri 411 by'agaciro ku kwakira murakoze ni mu rugo regasumye ntabwo ari ubwa mbere maje nubwo ari n'ubwa kabiri nzaza inshuro nyinshi cyane rwose yes hanyuma reka nshimira abantu bari badukurikiye sibyo nanabibutsa ko amazi yanjye nanabibutsa ko bibiri ubingiyemo ndabinywa nyuma ya kamera se umukino ubera inyuma ya kamera yes reka tubashimira abantu mwese mwakurikiye 411 kuva itangiye kugeza isoje Imana ibahe umugisha kandi wowe wicaye muri salo uri kumvuga ndimo ndakureba mwamubonye umukobwa wanyu byanze ndimo ndakureba byaranze gusa arasa neza ntago byari kumuhira ubundi abantu muzatureba ejo namwe Nyagasani azabahezagire muzahahe muronke abazatureba Saturday y'icyumweru gitaha namwe peace and love ubundi mugire ijoro ryiza naho gutaha ndumva yanze ko mvuga bye